aho bari abakobwa rero niho nabumviye buri kanya rero nkunda kujya gucika ibyo byahise bitimuvuga tereka nge kubumva buri gihe mbabonye mitangira uyu munsi rero none ko bibeze no baravuga ngo ni gute umukobwa ahora kwa boyfriend nta korope ntagira ate ntakubita kavumbi ku madirishya bigera mu cyumba akarusha umugore wavuye ku murenge aho rero niho nakuruye navuga ati bazongera kuncika wowe urugo rugize rwawe icyumba gusa ahandi wahihore gute aho kugira ngo urushinge buke wiyahura rero warya avance ugakora icyaha banange unsubiza inyuma mu bitekerezo n'icyaha ni muwendri nose ko mvuga icyaha ukabanza gukonja ko mvuze icyaha ukabanza gukonja honorable Depite yasimaze makara ngo yavuze ngo abantu bashaka akazi bapurayinga ngo babone akazi bagomba kujya bagira amafaranga batanga nubwo ari abashomeri ibyo bintu byasakuje cyane ariko mu by'ukuri hari abantu bari ku ruhande rumwe bumva ko ibyo yavuze ari byo ariko hari n'abari ku ruhande bavuga bati yabana Depite hano yarengereye mu by'ukuri umwana wa Tronkomeye agiye gukora ntatanga bitatu hari cyangwa n'ibitanga sinibuka ari ngahe okay turayaka umwana wa Tronkomeye w'imyaka 15 turayaka umwana urangiza imanite w'imyaka 20 hanyuma urangije kaminuza ugiye mu kizami kuki tutayamwaka umushomeri uramwaka amafaranga natike ntayo byorenda bivuga kwabyo utandogoya biramvuna ko mbivuga rimwe na rimwe ntibyumvikane urajya gusaba akazi utashobora no kujajiga ngo iyi poste ndi gusabaho ibyo nize bijyanye nayo ubu bagiye gushaka chef de chantier njyane diplome ya lettre uriya mugabo rero uriya mudepite kuvuga ngo batanga amafaranga yagira ngo aha icya kabiri hanyuma reka twizere ko mumeze neza cyane mwese mukuri ikiganiro byacu kuri KOP twizere ko muri amahoro turongeye turagarutse nanone dufite amakuru nanone menshi kandi meza cyane tugiye kuganiraho ntabwo ndibuze gutinda uyu munsi mwari umeze ute uraho rwose turi kuwa mbere kubona ntamba dukona ubugingo nta kibazo gihari ko kubitangira hitamaze kera ubundi bahitaga badukubita turi ba mu cyaro bakubonye nk'ababyeyi bagaca nk'ahantu bagasanga ugize nka gutya gutyo uri ugatekereza anyway turaho tumeze neza yes premium construction group na abafatanyabikorwa bacu tuzamarana igihe tumaranye ukwezi ariko tuzamara igihe kirekire bajya inama mu bijyanye n'ubwubatsi n'imicungire y'umutungo utimukanwa bubaka amazu n'imihanda hanyuma wakenera ko banagucungira imitungo bakayigucungira n'abantu rero n'aba engineer bakiri batoya b'abajene baduhisemo ngo tubamamarize tujye tuganira nabo tubasure ku mashansiye tunabatumire baze basobanure ibijyanye na domaine bakoramo domaine du bâtiment abantu bavuga ngo isima yarahenze abandi bakavuga ngo Kayumbu yubaka neza kurusha umucanga wa fawe ibyo byose umunsi tuzajya tubatumira tubibabaza byose bakorera iremera rero munsi ya rebu amarembo yo hasi uciye control technique by the way ya control hahandi control technique twarahasuye ni ikigo kinini cyane ntabwo ari nka hariya ni hatoye kwa gatandatu twarahanyuze nubwo twagezeyo bamaze gukora inauguration so numva rero ngo premium construction group mwabasanga iremera imbere ya rebu uciye kuri control technique imbere y'umunara muremure hanyuma cyangwa mukahamagara kuri 07844252 cyangwa se mukabashaka kuri 0785598046 bafite n'ishami rya Rusizi rishobora kuba ryasevinga abantu ba Rusizi Nyamasheke na Karongi pourquoi na Rutsiro nabi bukavungira ngo babafasha so rero n'abantu n'abafatanyabikorwa bacu tunabanye neza cyane ko hari undi mu fatanyabikorwa banshakiye bandangiye kwa turi kuvugana ariko yambwiye ko aribo bamuhaye nimero nubwo avuga icyongereza akora mu bintu byo gushipinga ibintu byo kuvana ibintu hanze biza mu gihugu
ngira ngo ndacyamutegereje ko yategereje kugira ngo akore akavideo kazajya kafasha kumwamamaza. So ngayo nguko rero iyo mvuze control technique dufite na control technique izabigireba imyotsi y'ikinyabiziga izabikorera muri IPRC Kicukiro. Iyo mvuze ibyotsi bavuga ngo vitamine ya moteri kugira ngo moteri itare kuri imyotsi myinshi ni X1R na amavuta twita vitamine ya moteri akorwa acuruzwa na Green Tech bakora hari Nyamirambo umuhanda w'inyuma ya 40 hagati ya Dialogue na station ya Rwezamenyo ni nko mu gikari cy'abaskuti kuko hegeranye naho ishuri ry'intwari rirangirira. So nabo mwabareba kuri 0782962680 nabo nabafatanye uko tumaranye igihe nubwo bigenda hari igihe bagenda bakanyira akagaruka. So nabandi ariko wa undi wagihara ntago yongeye kumvugisha yambwiye ngo ntago byagenze neza ariko ubwo nyine nawe arimo arisuganya mu kabari bita free zone. buri hari kugenda yitera kajege gake hari ukuntu bitumvikanye neza ubanza yari yampamagaye hari uwo batabigiyemo inama ariko nzamuca amande by the way icyo nzi cyo nubwo ataraza kuba umfatanyabikorwa ntabwo tugiyeyo yatwishyuza. Mubona kanya wakiniye nka Yanze uzambwire tujyeyo nzaza gufana utanzaza gufana buri cyumweru wonyine nzaza gufana tujya kumureba tujya free zone ubwo abyumve nyine nta bindi. Ubwo ku cyumweru fini cyane na Elize tuzajyana se bitwaye ikisi na kamera ariko Elize ntabwo bamujyana atafite kamera. Ubwo ntituzamujyana kamera agomba kuba yifite ku cyumweru ngo bari mu muryango. Nabyo ni ngombwa kandi umuryango ukiri mutoya biba bisaba kuba hafi cyane. Twebwe bamaze gukura nabo yego nabo barakenera nta mwana ukura ngo areke gukenera umubyeyi ariko abana abakiri bato imiryango ikiri mishyashya ikiri bitoya mu mukeneye kubana nayo cyane. Twebwe turi muri 24 n'itanu ariko natwe baradukeneye attention atagira inya mukanya rero ndi kureba mukanya dutangira kino kiganiro ndi kwirebera kuri YouTube ndi kureba ngo umwana w'umuhungu w'imyaka 18 ngo yajya gasara ngafata nyirakuru ubwo bashobora kuba byaranyina cyangwa se ntago basobanura neza ni nyina wase ngo yifatira ubuhiri yifatira umupanga ajya gucurugi yabanje atemagura ibitsina byararambika oya insina yego ibitsina n'insina biratandukanye yego sorry ni jorotira mapara yego yatemaguye insina ze ararambika amaze kurambika ngo umukecuru arihishe mu nzu aragenda curugi aramutemagura mpaka mwishe ahita yishyikiriza polisi ngo anavuga yuko ubu none yizeye ku buzima bwe bugiye kuba bwaba bwiza kuko atazongera gusara muri gereza. Uzabwiza se muri gereza? Okay wasoje nasoje. Urumva kira gice cya Ruhango na Nyanza rero kurikije ibintu ari trend imaze nka koroni kivamo uduce twakunze kugaragaramo ibintu by'ubugome birenze n'abantu basa naho bavangiwe mu mutwe. Nyanza na Ruhango na Rusizi na Nyamasheke nitwo twakunze kuza mbere ya corona byari byiganje Rwamagana. Sinzi cyabaye wenda ashobora ko ari kura y'abantu ariko kare ya gace Nyanza na Ruhango nta kwezi mu kwezi ntiwaburamo case 3 kuko urumva niba turi kubivuga nonaha ibi bya umukecuru n'uwambuye uwantuza icyumweru cyabanje twari twabonye ntuza wa wundi wiyahuye ngo kubera ko akabarero kamunaniye we nuwo muri mu murenge wa Kigoma wa mu giti fitwa Kingari Jean Pierre Kingari umwe witaga Rukwangari ego amusori ariko urumva ngari iriho yitwa Kingari uwo niwe wabwiraga abantu ngo abantu mwagiye mu itangazo bose tubafite muri database. So ntarajya kuri ari imyumvire ari uburyo abantu babanaginga amarangamutima ufite inzego z'ibanze
zakabaye zigira urumva kugira ngo wicare uri gushyira database z'abantu bavuganye n'itangazamakuru muri machine ngo kugira ngo nibaza gusaba service ubihimureho wakabaye ahubwo ubigisha uko bamanaginga amarangamutima. Unaniwe gutera akabariro uriyahuye. Urasara aho kugira ngo uvuzwe ugindera wishe nyogokuru. Hari nundi ngira ngo mu murenge wa Mwendo wari ufunguwe ajya kukubitira umugore we kwa sebukwe. Wigeze kumva meme Ruhango niho bigeze gutega umupolisi kazi. Ni twinshi na Nyanza nibyo ngibyo bihoraho mu minsi ishize bumvaga ngo umwarimu bafunze hariya ku Rwesero. Biramvuna ko mbivuga rimwe na rimwe ntibyumvikane. Iyo domaine iramutse inaniranye cyangwa se abakozi bake b'umurenge ubundi umurenge wakaba ugira umupsikologe ukansoringa abantu bigisha abantu uko bakemura amakimbirane mu mahoro. Nta wambuye undi ubuzima, nta ubwiyambuye, nta ukomerekeje. Bibaye cyangwa se bigasaba ko binjira mu bushakashatsi bakamenya ikibitera cyangwa se bagasaba uwo mukozi. Ko Ruhango Nyanza muri no myaka ya nyuma ya corona barimo guca gahigo pe muri ibyo bintu. So icyambere nkabanza nkamenya ngo abaturanyi babo bantu uriya muryango uwo mwana wishe nyirakuru ni umuryango mugari kandi nta hantu hagaragara. Na se yaravuze atemaguye urutoki muraho ku musozi insina ya mbere ya kabiri akageza ku insina 50 nta muntu uratabara. Hanyuma ayadukira urugi rwa nyina rwa nyirakuru nawe aramutemagura. Hanyuma abantu bakavuga umunyamakuru nawe yarayibaranshije yego ukuntu ariko abantu bakavuga ngo niwe ngo uwo mukecuru niwe warugaga umwuzukuru. Nese umusazi afa umurwayi wo mu mutwe amenya uwamuroze gute ariko ngo yagarwara mu mutwe ngo akavangwa azamwica ngo ni umuroga akabivuga abantu bumva niba bikumire nibimira umukecuru cyangwa ngo uwo muhungu bamujyane kure. Ahubwo umukecuru ahubwo nimba ko karoga ko abaturage bavuga ngo ni ruhaga. Ndacyakomeza ngikomeza ibyo kuroga kwe ndaza kubigaruka kubigeraho nyuma. Uwo mwuzukuru urwaye mu mutwe akamenya uwamuroze ararwaye cyangwa nibyo abantu bamushyizemo. Ngewe ndarwara malaria nkatangira gushakisha niba ari inzitiramubu idacometse neza, niba ari ugutinda hanze, niba ari ibizenga nka control kandi nge ndi muzima. None urwaye mu mutwe we ahita amenya n'uwamuroze. Ibyo bintu bihaye agaciro ubuteje amakimbirane. Umuntu wese narwara akeke ngo ni kanaka. Uriya mwana yarabibwiwe. Umusozi wose wavugaga ngo uriya mukecuru ngo niyo atashye ubukwe ngo bamuha aho kwicara wenyine ngo ntawe bashobora gusangira. Urumva umusozi wamuhaye akato. Niyo mpamvu nta wamutabaye bamutemera urutoki bakageraho bamusanga mu nzu. Societe yaho irarwaye muri Mbuye. Yoba wa muntu navuga yiri yaca no nakubwiraga bavugaga ngo yigiyeho baramufunga. Urumva umusozi wose wahaye umukecuru akato abari nabo niba umusozi wose uvuga ko nyina umukecuru aroga n'umwuzukuru naho yabimenyeye nawe abyishyiramo rubandiraho. Uriya mukecuru afite abana benshi pe baraho. Abakobwa bakavuga ati abantu banze gutabara nabo ntibatabaye. Nta nuwahuruje nta nuwavugije induru. Umuriya mukecuru bari baramaze kumukatira nk'agahuguke ku buryo kumugirira nabi abo mwuzukuru abo muturanyi abo ki nta wari ufite icyo bimubwiye. Mu cyaro cy'iwanyu nta hantu uzi hari bajya bavuga ko hari umurozi abantu bose babibaza ukuntu azava aho hantu muri ako gace ndakajya gutura nk'andi hantu. Ntabwo mbyemera ariko nyine ntabwo ujya umwumva bahwihwiza kera byabagaho ubu nta bigihari. Kera najyaga mbyumva ariko sinabyemeraga nubwo byaba byarabagaho. Nyene no muri famille y'iwacu bigeze kuruga inka ibyara hanyuma bashaka kubigira birebire nari ku ishuri ndimenye ndababwira bajya gupimisha mu Rubirizi
kuko nicyo cyonyine gishobora kugaragara ko niho harashinzwe amatungo kumenya ngo ikishinga icyo gihe mu Rubirizi niho byaberaga hari hasigaye ari RCS iriya y'amagereza tujyanayo ibizamini sample ariko nibuka resultat ishobora kuba zarasohotse narasubiye ku ishuri ariko nicyo cyonyine cyashoboraga gukemura pana iyo bivuzwe bihwihwiswa bivugirwa mu kabari ngo kana kararoga hari rimwe na rimwe hazamo n'amatiku hari naho abana nabo ubwabo bivugira ko umubyeyi wabo aroga kuko kuroga egare ibintu toxic ibintu biri bishobora kuhungabanya hari ibintu ushobora kuvanga byanze bikunze bigahungabanya umubiri w'umuntu numvise muri kino gihe ngo harimo reka nereke kubivuga n'abandi batajya kubihimba kuko hari umwana waguye Gisenyi bavuga ko bamushyiriyemo akantu yego icyo nashaka kubwira narabyumvaga noneho ngewe jenoside yabaye ntari iwacu nahagarutse 94 irangira nko mu kwa 10 nsanga abantu babaye abakonseye ba mbere babiri cyangwa batatu nsanga hari abantu bishwe abagore abakecuru bishwe bavuga ko barogaga urumva hari muri periode ubuzima bwateshejwe agaciro urabizi donc ugasanga nta kindi kintu babiri rwose abantu babaye abakonseye jenoside ikirangira afe iwacu ko kubera ko hari muri zone y'inkotanyi hari abakonseye bagiyeho juste nko mu kwa 4 none nageze ibyumba bambwira ngo umukecuru kanaka yishwe na bakanaka bavuga ko aroga icyo gusa ariko ntabwo nari ku rwego rwo kubyemera barabivugaga ariko ngiye ntabwo nari ku rwego rwo kubyemera tugaruke abantu bagomba kuvanamo iki kuko biravugwa ahantu hose ahantu henshi buri muntu wese udukurikira bize ko naho atuye bivugwa rwose iyi ni KOP ntabwo navugiraho ibintu byateza umwiryane mu bantu niba nguhaye urugero ko inka yacu bayiroga twajyanye amase yayo mu Rubirizi ngo baturebere icyayishe ariko sinibuka neza niba ibisubizo byaraje mpari cyangwa ntari sinibyibuka neza mbivuze gutya ejo bundi nari kuri TV10 mu karere ka Rubavu umurenge wa Jokuru wa Rubavu cyangwa Cyanzarwe naho naho bishe umukecuru bavuga ngo yaroza abana batatu babiri bavindimwe barapfa nundi akirwara arembye noneho abo bana bakimara gupfa na wa wundi arembye bagaba igitero kwa mukecuru baramwica bamwishe mu bagabye igitero harimo na se w'ababana mbamyibuka harimo na se w'ababana noneho mu bafunzwe bwa mbere na se w'ababana yararimo adashyinguye mpamagara niba naramutumiye umuvugizi wa polisi afande Rutikanga ndabwira umuntu yapfushije abana babiri muramufunza adashyinguye murumva ntimwamusonze ntimwamushinyaguriye ibintu nk'ibyo Rutikanga arambwira ati amategeko ntagira amarangamutima arambwira ati uyu muturage iyo aba ari mu gahinda kuko abana be bapfuye akeneye kubashyingura ntabwo yagomba kujya muri iki gitero nibyo yansubije kandi ndabyumva urumva rero kuvuga ngo ku musozi haba abarozi mbivuza bwacya abo bakeka bose babiraramo kandi kubiraramo ntibibabuza kubafunga baba konseye nakubwiye bibyumba bo nuko yari periode imeze nabi urumva hagati y'ukwa 4 n'ukwa 10 nge nageze ibyumba mu kwa 10 ngira ngo nageze ibyumba mu kwa 10 ayo makuru ndayasanga hari indi case nayo yabaye muri Rusizi ngira ngo ni mu murenge wa Gikunda mvura umukecuru bavugaga ko aroga gitifu akagari arabyemera abaturage babivuze arabyemera ahagurutsa wa mukecuru bamukubitira mu nama gitifu niwe wafunzwe so rero ibyo bintu byabaho bitabaho ngewe hano ntago ntabyemeza kugira ngo abantu badakomeza kuzamura izo nzangano
nigeze kubikoramo n'ikiganiro manza nagikoreye mu rugo ni muri Niger cyangwa Ghana naho icyo gihe avara iyi ntuza iyi miryango y'uburenganzira bwa muntu kuri rwego rw'isi Amnesty International yatabarizaga abagore bo muri Ghana bitwa ko ngo nabarozi icyakutangaza barebaga umugore mubi umukene wambara nabi ushonje wabyumva w'igikara n'igikara bakacyongera inkuru nyifite se urumva ndashaka kukwereka ngo ibyo bintu kubishyira mu bantu waziro kuko wiseka impamvu mbikubwira nta muntu ndumva bavuga ko aruga ari umukire agenda muri rava asa neza akareka yambarira ibaya agira ariki none se aha usibye wewe babandi wambwiraga baroze mugenzi wabo nabo simbizi ni ukuvuga ngo iyo ubihaye agaciro abantu bashobora gutangira bakikoma abandi mu buryo runaka uburozi wemera ko buba hari ko byose kandi nabigusobanuye scientifically ibitaribwa n'uburozi ndibuka nanone indi kesi y'abantu bagiye tuvuga kuri kesi ya Julienne Pastor Julienne bamaze kumufungira hari video nayo nabonye y'umuntu wagiye gusengera kwa Julienne ashaka umugabo ashaka ko basengera uwamurogeye umugore akanapfa bashaka ko waroza apfa muri experience uko Julienne yabivugaga na amavideo ari ku mihanda yavugaga ko abagore bari inshuti ari abarokore umwe yigisha undi gukora business amuha n'igishoro none bakora business ahantu hegeranye ibi ni ibintu biriho nta noneho manza baracuzaga nk'ibintu bya computer noneho rya duka ry'uwo bigishije business rikihuta kurusha iryo wamwigishije kubera iki gutanga service nziza care na sympathy igikundiro wa wundi wigishije business ararakara wigishijwe niwe wagize niwe waroze uwamwigishije kubera ubushuti bafitanye ahantu hose uwo mugore yagiye kwivuza yajyanaga na wa wundi wamuroze mu Bushinwa mu Buhinde naho kwa Julienne barazana umugabo yicaye hanze azi neza ko Julienne agiye gusengera umugore we agasohoka amenye umuroga kandi akamwivuna umugabo yari yakaniye yicaye hanze bo bari mu rusengero imbere Julienne arasenga yerekwa uwaroze wa mugore kandi bari kumwe ntiyerura ntiyavuga izina ntiyarazi uwo muntu bari kumwe babyumva noneho birangira amubwiye ati rwose ati uwo muntu gutya byose aradekriva uwo bavuga araho nibyo mu nsengero nge sinjyayo ntago mbizi ari aho ngaho bigera kuri finale nyine wa mugabo babagore barasohoka wa mugabo yinjira kwa Pastor Julienne aramubaza ati se mwasanze bimeze biti ni nkawe bari bagiye kwa muganga kwisuzumisha Julienne aramubwira ati umuntu ukurogera umugore ateye aryameza atazi ko ari wa wundi bazanye umugabo ati ati kandi aruriya bari kumwe yamaye kuko yari inshuti magara yongeramo ubwo simbizi muri kadere y'abasenga uko bigenda ariko si ibintu navuga ngo navugira ahangaha bitabihame abantu bakavuga kuko ejo bundi murangira arimo atubwira ko abanyamakuru nyine icyo uvuze bagifatwa nk'ihame ntago nabivugira ahangaha buri wese yakabaye yimenya buri wese akicekinga ukareba imyitwarire yabo muri kumwe rimwe na rimwe twagiraga n'abantu banywa akajya asohoka ari uko icupa rimazemo cyangwa akarisohokana hari n'ababikabirizaga bakajyana burushete muri toilette
kubera ko ashatse kwihagarika burujete atarayimara ariko atizeye abayisinyiye ubu noneho bireze cyane nge simbaho gutyo ubu umuntu arahita nge simbaho gutyo gusa ara limite kuko haje udupeti nta mpamvu agapeti ntabwo kakunanira ku buryo utabanza gukamare usiga ivide uzubaka kandi ugarutse kunywa agapeti ukagasigamo ukagenda nawe waba wizize ariko kera kiri ibicupa binini ntabwo garabitsingi wayinywa ngo uzajye kwihagarika ari uko irangiye so bibaho ariko ngewe ntabwo ndano ngo mbyemeze nta gace katabagira hari n'ibice hari n'uduce babyitirira bavuga ko ari agace ngo harako njye numva hano hirya gukase za Karuruma harako numva bigira n'utuzina ariko ntabwo ari ibintu nahamya buri wese yagenda yikontorora ukareba ukamenya umwanzi ukamenya umukunzi hari igihe utabamenya basi ese kubera iki wampaye ari aka video nasanze uri kureba hano hanze mbona uri no guseka k'umukobwa sinzi mba ari umugore cyangwa ari umukobwa ari kuvuga ngo yiboneye umusore bakundana atamwaka ibintu ngo niwe yakwishimira kuki nabonaga nyine karimo isomo kuyikurikiranya n'amarozi sha ubundi akantu ndimuka nkaseka reka banze ariko nkubwira niba nakakubaje simbyibuka kari akantu k'umuntu wahembwe kuri channel ntabwo yahembye amadolari 200,000 ubundi yarakambye ariko n'ubundi ndibuka nkaseka iyo channel manza yarimukiye mu mahanga simbyibuka neza yari cari ikomeye hano mu Rwanda ariko ubwo yahembwaga bya Jean noneho ngo yaramuhamagaye ngo ngwino tuvugane sinzi abantu bamuhamagaye ngo ngwino tuvugane muri bya 200,000 banza yakoreshejemo nka 40 ako niko nibuka nkaseka ko n'abantu umunsi nkumva bakambwiye wa munsi njya kwa gafaranga yo nkibutse ndamita nseka cyane niko gatuma nseka naho rero umukobwa urumva bari abakobwa niba ari abadamu niba ari iki bakunda kuzana utuntu tujyanye na biriya nabyo abantu baba bagomba kubiganiraho ubushize ntabwo mbaza amazina nukureba gutya nkabagwaho ariko bakunda gutegura ibiganiro nk'ibyo ubushize barimo batonganya abakobwa bavuga ngo ni gute utatekera boyfriend wawe ni gute utamuhanagurira inkweto kandi uzukarari we none bageze ngo kandi mu buriri ngo ukarusha uwisezerano uwasezerano wavuye ku murenge ati niba kuki ujya mu rugo rwa boyfriend ukarugira urwawe mu gitanda gusa ibindi kutabigira ibyawe ukanga kumutekera no kumufurira ngo nuri umugore we ngo sindi umugore wawe ngo sina ntuhanagura ibirahure ntukora igikoni ntukorope ntuhindure amarido cyangwa iki ariko mu buriri ukagitinga ezi umugore w'urugo ngo kanamurusha niba voilà mukana narakumva bari abakobwa rero nabumviye buri kanya rero nkunda kujya gucika ibyo byahise bitimuvuga tereka nge kubumva buri gihe mbabonye mitangira uyu munsi rero none ko bibeze no baravuga ngo ni gute umukobwa ahora kwa boyfriend baramubazaga ngo wowe ufite boyfriend wakwirukana umukozi we undi ati yego ngo hari abandi ngo boyfriend agahorana umukozi agateka ibyo abonye ntakorope ntagira ate ntakubita akavumbi ku madirishya ngo kandi urwo rugo rurimo girlfriend rwigize nk'umugore kubera ko bigera mu cyumba akarusha umugore wavuye ku murenge aho rero niho nakuruye navuga ati ntibazongera kuncika iri ni isomo reka ni isomo no wowe urugo rugize rwawe icyumba gusa ahandi wahihore gute bita bigera kuri akarere rero akangaka baramubaza nabo bamucalenjinze nyine bamubaza nyine ngo wakuna n'umuhungu utagusaba sex undi rero aravuga ati ngiye byaba bimpa amahoro noneho nyuma baza kumucalenjinga bamubwira ngo none se wazabwirwa n'iki ko ari muzima abanza areba mu kirere ngo biri hafi ngo bagiye kujya mu murenge ngo twajya kujya mu murenge ngo nkabanza nkagerageza urabyumva ngo cyakampobera nkumva ko ari ibintu biri kungo buriya icyo byashakaga kuvuga icyo bishatse kuvuga nuko ibintu byo gutanga avance muri kino gihe byabaye monnaie courante c'est vrai byabaye monnaie courante kubivuga nta gitangaza kirimo noneho bigeze n'ahantu
kugira ngo wizere ko umuntu koko ari muzima. Ese bari abanyaruhango bo kwa Kingari muri Nyanza da Kigoma, bari abanyakigoma bo kwa Kingari, iyo baba barakoze teste umugabo aba yariyahuye. Ushyigikiye ko abantu babanza gukora teste mbere? No, wimbaza kubishyigikira. Nimo navuga ngo byatangiye kuba monnaie courante kubera ko n'imbogamizi zirahari. Niba umugabo yakwishaka kibura bikamuviramo kwiyahura, iyo avance yayifata akabimenya, akabanza kwivuza mbere yo kuzana umugore. Haguze ukuntu ubukwe buvuna. Inzoga ugatwereza abantu ukirwa ubuhagaritse hariya nta kintu ushoboye. Iyo abikora mbere kandi ubuhagaritse abantu ngo ugire icyo uza gukora, hari icyo ugomba kubereka. Bakujya inyuma ko bazi ko waguye umuryango, ubazanyemo umuntu mushyashya, kandi mwembi mugiye kubereka abandi bantu bashyashya. Ijoro rya mbere uriyahuye, urabahombeje, wa muntu umusizaho, nta nundi uzogera. Ba bantu bari bizeye, ba bana bari biteze ko muzabyara ntabo. So bishatse kuvuga ngo dodemo choisir au moindre. Mu bibi bibiri hitamo ikibi cyoroheje, sibyo? Aho kugira ngo urushinge buke wiyahura rero warya avance ugakora icyaha. Unsubiza inyuma mu bitekerezo. N'icyaha ni muwendere. None se ko mvuga icyaha ukabanza gukonja, ko mvuze icyaha ukabanza gukonja, kuko uzanye ibindi bintu byo icyaha. Se niki icyaha twebera nicyo mu mategeko. Ibyo vugira mu nsengero biterwa naho usengera, ngo nicyo mpamvu mbona usubije inyuma. Okay, ntacyo, reka tuvuge hariho icyaha, hariho icyo wise icyaha no gufata avance no kwiyahura. We ari umuvandimwe babiri kubaho wamugiriye inama. Tutangire gukora icyaha, kurya avance, kwiyahura wibuze, wamuhitiramo iki? Kurya avance, gukora icyaha no kwiyahura wishatse ukibura, wisakasatsa akantu kakabura, wamuhitiramo iki? Nahita muhitiramo ubwo gukora icyaha. Niyo mpamvu akajya kwa padri cyangwa sina ngombwa yakwicuza muri we. Ifa kureba nubwo abantu tubikabiriza mu nsengero, burya ibyaha nabyo bigira graduation, bigira uko bikurikirana. Kurya avance y'uwo muzabana, nese mbere kuba warariye nabo none mutazabana, ariko ni ubugome. Ubugome se iki? Hano ntabwo ari mu mategeko. So icyo ashaka kukubwira, Musenyeri Nzakamwita akiri atarajya muri retraite, ariko ni kera muri za 2000 na kangahe nkiyobora abaskuti Byumba, dukora umushinga wa sida, abanyamadini bari baratubereye ibamba badashaka ko bakoresha udukingirizo. Yego, turagenda turamusansibiriza kugira ngo adufungurire inama abantu babyumve. Turabimwumvisha tumubwira ko kwandura sida uba uburwaye, umuryango ukagutakazaho byinshi, akazi ukakica, umuryango ukakena. Rero iyo bakoresha agakingirizo bakoze icyaha, ariko nibura akaguma bagakorera societe. Arabyumva, akoresha terime ngo péché mais péché vivant. Ucumura ariko ucumura uriho. None rero wa muvandimwe wawe uri kubuza kurya avance ngo urakoze icyaha, niyishaka kibura arapfa. None se aho gupfa ntiwacumura, ntiwabaho waracumuye aho ibi ni ibintu abantu baba bagomba kuganira idea. Izi ntabwo ari basesi, izi ni ingingo abantu bagomba kwigaho. Niba n'abakobwa batangiye kuvuga ngo utacekinze none akazaza ameze nk'uwo, kandi urumva uriya twamubuze, societe ntiyamubuze. Kandi byumvikana ko nuriya mukobwa umugabo ageze mu rugaga yakishaka kibura, bigaragara ko umukobwa nawe ntiyamwihanganira, yavuga ati oya twabisobanuye. Se yamwihangana kuri umukobwa, aramwihanganisha akamubwira ati bishobora kuba ndavuga uriya wavuze ibi. Uwuhe? Uriya wavuze ibi ngibi ngo nabanza nkamusuzuma mbere ho y'umurenge. Urumva ntari tayari ko ageze cyane. Aravuga ati mbere y'umurenge nabanza nkamuhobera, byuze nkumva ko ari ikintu numva ati ntacyo, narekura ntuza. Ariko akenshi hagati y'umurenge n'ibijyanye hagati ya mariage civile, mariage religieux, abantu bakagombye kubana nk'abashakanye, kuko mu mategeko biremewe y'igihugu, sibyo? Niba hari umuntu ariko mbere y'umurenge ho gatoze, mbere y'umurenge ho gato baba bihuse,
baba bihuse ariko bagerageje gutestinga hagati y'umurenge no kujya kwa padiri cyangwa kwa pasiteri cyangwa kwa shehe hari imyanzuro yafatwa cyane cyane ko n'itegeko ryacu mwavuye mu murenge ntimubane gatanya iraza buri wese akaguma aho yarari siko bimeze so rero abantu bagira kuko buriya mu mategeko umuntu mwavuye ku murenge uwo ni umugore wawe ahita ajya kurirama ukamuvuza uwamutera inda hagati y'umurenge no kwa pasiteri indiri yawe so rero nta mpamvu hagati y'umurenge no kwa padiri cyangwa nuko wenda muri kino gihe bibera rimwe ariko umurenge wabaye konsome mwabaye umugore n'umugabo mu mategeko y'igihugu ubundi mwana abana yagusura nta ntugunda nta kwikekakeka urabyumva so rero nta mpamvu iyo buriya iriya kesi yo muri Kigoma ni ibintu byinshi bitagize bitarebweho urumva niba iyo baba barabanje umurenge bagakora test byari kujya ariko mugabo yaza kuba uwihangana nkuko umugore avuga ati sheri rwose ni umunaniro w'intuza w'ubukwe akihangana agatiyeza undi munsi uriya mukobwa we yari yikomeje umugabo arangije aragenda ariyahura uriya mugabo ashobora kuba yari afite n'ibindi yiyizeho cyangwa yari asanzwe abikeka cyangwa yarabigerageje bikanga ibintu nk'ibyo hari ibintu yarimo yikomangaho buriya nta hari inkuru yarikoroje cyane cyangwa se yasakuje cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Twitter no kuri YouTube n'ahandi hantu nk'aho ngaho ya Depite hari ubwo ariko Depite ntabari nyakubahwa ariko bamwise Depite okay Depite honorable Depite honorable nyakubahwa se nyakubahwa excellence okay honorable Depite Simaze Makara ko yavuze ngo abantu bashaka akazi bapurayinga ngo babone akazi bagomba kujya bagira amafaranga batanga nubwo ari abashomeri ibyo bintu byasakuje cyane ariko mu by'ukuri hari abantu bari ku ruhande rumwe bumva ko ibyo yavuze ari byo ariko hari n'abari ku ruhande bavuga bati yabana Depite hano yarengereye mu by'ukuri nka mwarimu ntabwo yarengereye oya dimwe ngewe hari aho mushyigikiye naho ntamushyigikiye kandi nawe ngira ngo yabivuze bari gusoma raporo ya komisiyo y'umurimo muri ya minota babaha ibaze manza ari 3 cyangwa 3 n'igice kuko iyo yiregeje barakanda iyo agira umwanya ikibazo bafite radio ntikora nabo bajye bamenya ko tuba tubareba buriya bafite radio iraho niyo mu nteko nigikora ikora nuko bateranye kandi bafite ibyo bakabaye bavuga nka buriya agiye kuri radio inteko agasobanura icyo yashakaga kuvuga nka kwa kundi kera Frank Habineza yigeze kuvuga ibintu nabyo nawe yumvwa nabi yashoboraga kujya kuri iyo radio yabo koko akavuga icyo yashakaga gusobanura so rero uriya mu Depite uko byakiriwe wenda siko yabitekerezaga aho mushyigikiye ni hamwe ni hanarenga hamwe ahubwo ujya gukora turunkome ntabwo wishyuye yo gukora ikizami cya turunkome gususha bivuga iki twarishyuye amafaranga yishyura se nese umwana wa turunkome niba yishyura warangije kaminuza kuki atakwishyura saa y'ibizamini no kubikosora siwe iyo wese si yasaba turayakuwa turunkome ngo asaba ngo amamashini leta iba yakodesha nyine cost y'ibizamini ya cost leta itanga mu gukosora ibizamini by'abasaba akazi niyo yavugaga ngo abakandida bagirayo batanga basapotinge yabije yo gukoresha ibizamini umwana wa turunkome yagiye gukora ntatanga 3 hari cyangwa n'ibitanga nibuka ari ngahe okay turayaka umwana wa turunkome y'imyaka 15 turayaka umwana urangiza imanite y'imyaka 20 hanyuma urangije kaminuza ugiye mu kizami kuki tutayamwaka ariko umuntu ugiye kujya mu kizami atazi nimba zakibona wabonye ejo bundi raporo nese wa turunkome yatsinzwe agasibira ntatanga ndi wabonye ejo bundi raporo ivuga abantu basabye akazi ku mwaka miliyoni irenga turaza kuyireba byihorere ndaza kubigarukaho ariko ndakubwira ngo logique kujya mushyigikire Depite Mazimpaka nuko umwana wa turunkome tumwaka amafaranga yo kuzakosora ibizamini kubitegura no kubikosora uwasize tukabimwaka ugiye muri stage tukayamwaka none ugiye mu kazi niwe tudashaka ugiye no guhembwa tena tugomba kuyamwaka hold on ikindi mushyigikira neganye ijambo ariko banza ubwire
aje gushaka akazi ntabizi ko azanakabona nuwa turonkome ntabazi ko azatsinda muri miliyoni z'abantu n'abantu izo miliyoni rega nazigarukaho ababisha akazi ntako abamaze imyaka umushomeri uramwaka amafaranga natike ntayo byorenda bivuga kwabyo utandogoya icya kabiri nshyikira huriya mugabo kubasaba amafaranga no kugira ngo haze hapurayinge abantu koko bari serious bashaka akazi ubwo bafite amafaranga oya nangaye ikintu yamubaza ngo nangaye ntiyanayaguza se icya mbere abasabye akazi ni miliyoni 1,110 n'abantu 40 wirangara nkurikire neza ndikubyumva muri abo ababaye selectionné ni 600 ubwo 500 byose mu bisheke kubera iki either basabye umwanya badafitiye ubushobozi batigiye abona so batubita les aventuriers tubaciye amafaranga 16 aventuriers basigara tukabona babandi 600 kuko umuntu urangije kaminuza ugeze ku rwego rwo gusaba akazi ntago yakabaye abona ko ntago bakabaye basaba akazi ka traduction ngo azane diplome ya chimie kandi barambikaho abona abavantire batesha umwanya kandi umwanya wo guselektiona muri miliyoni 1,110 ngo uvanemo 600 bifata umwanya bisaba abakozi bahembwa bashatse barimo barangaje system siba ariko itonde ntugashyikira amafuti buntu bworoheje hano ntago bujya buvugwa tari tuba tushaka kugorora abantu miliyoni 1,110 habonetsemo 600 nibura bujuje ibisabwa kuri wa mwanya abandi 500 bajyaga he urajya gusaba akazi utashobora no kujajiga ngo iyi poste ndi gusabaho ibyo nize bijyanye nayo ubu bajye gushaka chef de chantier njyane diplome ya lettre uriya mugabo rero uriya mudepite kuvuga ngo batanga amafaranga yagira ngo benabo baza barukurikira izindi baza gutesha umwanya basigare icyo ni kimwe banyumvise icya kabiri muri ba 600 rero ba 600 bakoze babaye selectionné harimo bakoze ibizami hatsinze 8,000 ubwo nuvuga ngo ibindi 592 mu bisheke ubwo twavuye kureba ibipapuro ufite none tugeze n'ubumenyi ufite mu 300 byabaye selectionné 8,000 byonyine nibyo byatsinze ngaho nyumvira ubwo tufite 592 byaje atateguye ikizami yari qualified kugikora atateguye ikizami bamwe bakanasiba harimo nabaza bafite akandi kazi nabo nabaca amafaranga bazagabanya hari nabasibye babuze tike abo ngabo turabareba nyuma ariko bo ni bake abavantiriye harimo abaza bafite kandi harimo nabaza baje kureba bafite kandi bavuga ngo kano gahemba 300 nari mfite aka 200 reka nge hariya abo nabo bagomba kuzasigara icyifuzo cya honorable Mazimaka n'ikihabwa umugisha akavuga ngo nangaye bishobora kuba 5 cyangwa 10 ntago giwe nta kibazo ufite ayariyo yose no kugira ngo umuntu yumve ko ibintu abifitemo uruhare kandi wibuke ngo tuyaca batoronkome tuwatoronkome ko ntaho akora nkanswe none umuntu wari usanzwe akora handi ushaka promotion umuntu arava mu bwarimu yigisha ga segonderi akajya gupostira kuba gitifu w'umurenge woze nitubuca amafaranga tuzatumurenganije kugira ngo tugabanyereza aventurier donc nibura bashizeho amafaranga nka buriya ha postira kugira ngo atsinde 8,000 hakabaye ha depoje nk'ibihumbi 20 aho niko twaba bigatwara imbaraga nkeya babandi 8 bagakora bagatsinda 12 bagatsindwa none abahawe akazi 3,000 muri bya bindi 8 byatsinze 3 nibyo byabonye akazi ibindi 5 biri kuri waiting list ubwo nuvuga ngo ya shene yose ya miliyoni turokoyemo 8,000 so rero bibaye harimo babaje gutesha abantu umwanya rero so nubona rwose bari kuvuga nibahamagara Sharwa ukabona izina rya Karegeya azaba atari mwene mizinduko uwo nundi fu kubanza ukanimenya ariko kumva ko ari biri free none na online none nta natike bose bagashyiraho bazajye bayabaca aho nabyemera rero aho ntemeranya nawe rero ni kwa gusonga abashomeri ibyo nibyo sibyo kandi nibaza ko abantu benshi mu kudepoza bashyiramo amaseve
ubibiya bigaragara ko graduatinze umwaka ushize ntacyo uriho ariko niba bigaragara ko umaze imyaka 5 iyo myaka 5 ari cyo wakoraga sibyo warambika cyangwa ibyo nabyo babireba system yabireba ariko abashomeri nanone ntabwo ari ukubasonga ngo tubaka amafaranga ikindi we ntiyavuze umubare ariko niba umwana wa tronkomete tumusaba 3 urangiza imanite tukamusaba 5 uwarangije kaminuza niba muca veni hari ikibazo kirimo veni ni menshi se ariko pizo ari ibintu nari bwemere rero umuntu wize primaire akiga secondaire akiga kaminuza akaba adafite inshuti yamuguriza veni agiye mu kizana abana nabi gutese kucyugira impu iyo nzira yose mu nshuti ufite uzemenye zatanga 5 erego nose ushobora gusanga yaragiye yabaguzayo ayarya ayo kubaho none se ubwara yarabazengurutse baka 5 byo kurya n'ikibazo kirimo ntabwo warabanye neza umuntu ushobora no kugira umuntu mubana umwaka wose ubana neza so kugira ngo ubure 20 cyangwa 10 basabye sabya bivuga ngo simbizi pe nawe ugomba kwikongera ugiye mu kizami uko ngiye mu kizami cy'akazi umuntu ugiye mu kizami cy'akazi nta muntu utamuha amafaranga natwe twebwe twiga kaminuza iyo yajyaga gutangira ibyumba uwo ndasamukanyaga wese yamaga 5 azi ko ngiye kwiga none umuntu ugiye mu kazi haraza agacumbika iwawe ukamugaburira ukamushyira amazi ashyushye yo gukaraba ukamuha musikeri itara ryo mu cyumba arayemo ukarikora kugira ngo arare yiga ukabuza n'abana kumusakuriza ibyo turi abanyarwanda twese ni service duha abagenzi bacu ejo yatsinzwe yagaruka avuze ati mfite handi mufite akazi nanone so kugerageza nose hari n'abakora ibizamu 8 bana hari waduhamagaye wakoze inshuro nk'8 hari n'abakora izigera muri 30 aha icya kabiri hanyuma icya provisoire ko bayatanga uba wizeye kuyibona definitive ko bayatanga uba wizeye kuyibona finalement ahubwo akazi ka leta niko konyine ukora ikizami ntacyo bwiye aba provisoire ko tuyabaca tuzi bava he tuzi bakora ko harimo n'abanyonzi none batakanagiye no mu ishuri ko bayabona abatsinzwe tronkome abari abashumba abari abanyonzi ko bayabona none uwarangije kaminuza ni utabona ahubwo bafatireho none ndabyanzuye bafatireho kuko sanze nta handi hantu ira service iba ubuntu kandi gukosora biravuna nyene nakose ibizamini bya leta imyaka 15 umutwe ugashyuha dukoresha bya 3 babana batanze leta ikongeraho andi ni igikorwa kivuna gukosora yako so rero kuba umukandida yagira uruhare mu gutera inkunga igikorwa cyo kuzamukosora icyambere bizagabanya les aventuriers ujemo uri serious urumva ntago hari byo utajya kudepoza bizagabanyamo unqualified yego sisa none haza abafatika nyine abizeye ibigango yego reka dusoreze ahangarira asante sana yego yes ako dusize nakana ko kurara mu bisara ariko tuzakareba nyuma ka ministre wa nawe ndagomba kumubungabunga ariko cyangwa tugabana abantu nago bamwumvise neza sinakabonye nashatse nabonye nashatse hano kare oya kara trendinze cyane ariko nta birenze none nawe nyine najye tuzabireba ubutaha ariko nyine abantu bahise bavuga ngo abanyarwanda tugiye kuba mu bisare reba uyu munsi numvise Dr Saba avuga ko indwara y'ibicurane yabaye nyinshi abantu baba mu bisare sasa ya ndwara numvise ngiri guhitana n'isuku yacu igereranije bazashira ariko hari izindi gahunda zigomba kubanza zigashyirwa mu bikorwa yabwo tunabwire n'abantu imidugudu zo kubaka bajya hejuru n'inzu ziciriritse ikibazo cyo mu Rwanda guciririka kwaho ngo ni hagati ya 25 na 40 bana najye sigifite mise nibuka ko ibyo nabibonye ngo ndakibutse narabibonye ngo abantu bagomba kujya gutuzwa ahantu hamwe ushaka kujya kwibana akaba mu nzu zisanzwe za miliyoni 25 ariko iki gisare oya ubundi sare cyangwa ndi kubivanga yego nibyo oya akantu kagize kateje impagarara no gufata inzu bakavuga ko igisare kujya kuba mu gisare na 25 abantu bari miliyoni 25 sibi nibangaye babu inzu ya make abanyarwanda se babona zo miliyoni ubundi inzu icitse akaba wenda 5
cyangwa eshatu ikibazo eshatu n'ikibanza ntikiba kirimo guhera kuri eshanu ariko urumva ubundi umuntu iby'igisare yakakubita kamazi amwishe no Agahita abashoramari binefura yazavugana n'abashoramari n'umujyi wa Kigali tukaba dufite inzu nibura za nivo 40 inzu ya nivo 40 uje ukayitereka hano hejuru ya beretware urenze umurenge wa Gisozi ugana hino n'imbere ya Yerika ifite nivo 40 uguze ibyumba bifite bya bindi by'abasare byavaho kandi noneho ugashyiramo deux chambres salon ugashyira ku isoko hakaba abacumbika bakodesha no kuzigurisha bigashoboka kuko niko ibihugu i Burayi niko bigenda donc uyijyamo ari ya leta par rapport ya revenue ufite kuko baba bakureba muri system ayo uhembwa iyo ugihembwa makeya bayiguhera ubuntu wahembwa aciriritse bakaguca ubukode buringaniye wahembwa hambaye bakakubwira ugafata credit ukayigura so naho twakabaye tureba kuko nk'ubu ngubu ikintu kimbabaza cyane uriya mu Dr Jimmy Gasore hari gahunda umujyi wa Kigali ufite ugenda ugafata ahantu hari nk'akajagari ukabwira abaturage ngo muduhubwo butaka dushyireho inzu tubaheho so nero nubwo hano muri Mpazi bagiye bashyiraho nive 5 nibaza ko nka Nyabisindu harimo bamwe ko harimo umufatanyabikorwa witwa RSSB Mpazi hariyo umufatanyabikorwa witwa Beka ariko nabandi bajyamo za Radiant zikaza andi za Beride tukazumva nazo zigafata muri icyo gikorwa Nyabisindu bakoze inzu ya nivo 12 sibyo umuturage nyir'ubutaka bakamuha redo chaussée hasi izindi nivo izindi ubwo 12 yo ntibarwa 12 ziri hejuru ya wa muturage ntiwazi abantu uwajya muri 12 yabihagaze nk'eshanu iyo hejuru yo muri 12 hanyuma noneho abazana inenesi tukabareba ariko aho kugira ngo abantu bajye kuba mu gisare wajya muri 12 harimo asanseri hanyuma icyo ni kimwe kubaka tujya hejuru kuko umuturage ubutaka aba yatanze ushobora gushyiraho nivu ushaka icya kabiri abashoramari bagakora inzu nini icyo cyakabaye gisare ariko niba kikabamo bene nkuru rukuta basi panda mu gisare inkweto zacu ziranuka abantu nibakora akazi kamwe abagona arabadakora birirwaho mu rugo uvugize n'indwara zacu iserira cyahari ibicurane biracyahari ubushita iki abo bantu amabandi yego ntago byashoka ikindi ego akanyuma nagomba kubivugaho kajyanye n'igisare yego donc uvuga ngo abashoramari bashobora gukora amazu manini bakagenda bayagabanya inkuta agatuarete wenda chambre 5 zigahuza toilette ariko buri wese aryama ahantu atekanye abantu nibatahira rimwe abantu niba banyoye bimwe niba bariye bimwe ubwo magaza bagenda kominikana nta gisare kuri no sana ntago igisare mu Banyarwanda wapi ahubwo ikindi abo bantu yavugiraga bafite amikoro make bahembwa amafaranga make ari munsi y'ibihumbi 100 benshi bakomeje kuba security abakirina n'abandi benshi bagura utugare tubageza mu makaritsiye bashoboye za Nduba za Gasanze hirya za Nyakondo za hirya ya Karuruma bahita mu Gashyushya na za Cyuga za Rusine za Nyacyonga za Nyagasambiyo donc cyangwa ririma urumva akagenda n'akagare ke kuko ntiyaboshobora ayatike ya buri munsi ariko akajya ahantu ashobora kubona inzu ijyanye n'igihe cye icyo ni kimwe icya kabiri buri karere kuko hari inkuru nzajya gukora imuhanga muri kino cyumweru buri karere gafite parike industrielle n'est-ce pas ariko parike industrielle dufite mu Rwanda ntago ziteganya abakozi bazaba ntago ziteganya aho bazarya ubundi byakabaye biba ibwiriza buri muntu wese ufite abakozi benshi ahemba make akabatuza akanabagaburira bakajya bajya mu miryango yabo weekend icyo cyaba gikemutse aho kugira ngo tujye mu masare so noneho niba ari abakozi b'uruganda runaka gira uruganda ashatse yababesha mu isare utabishaka akagenda icyo cyabacyo ariko ntago leta yafata initiative ngo abantu bazajye kuba mu masare nibabwira abakoresha buri mukoresha agaragaze muri bya byangombwa ujya gusaba kujya ushinga uruganda cyangwa ikigo cy'abakozi wakabaye unerekana ngo bazabahe sibyo ukerekana ngo bazaba hehe wenda aba staff bakagira amakadastre ariko abaciriritse abakozi baringaniye bakaba bafite utwo dusare koko ari agasare ko ku kazi ntago
ntabwo wakwirozanga ntabwo wabirakariramo kandi ari ak'ubuntu. Hakaba na resitora izo ibyanya by'inganda nta hantu bateganya amaresitora cyangwa amahome y'abakozi. Reba nk'icya Bugesera ahantu kiri gutaha inyamata se amafaranga ubwo ruvuga ngo bose baraza bakuzura muri Ramiro na Riziyeri Nyabagendwa ugana ririmo. Ariko mu kigo hakabaye harimo home z'abakozi buri ruganda rukazijya cyangwa inganda zikifatanya ko busa abakozi bakarara hafi. Buriya nta gasani gasengwa nko kugira umukozi ukora amasaha 2 y'urugendo. Ubwo iyo akoze 2 y'urugendo araza akakubeshya ko arakora 8 wawe ariko iya mbere niyo kubaza kwihanagura ibyuyi. Isaha ya mbere urayihombye mu gihe nindi banza mbere yuko ataha abatangiye kwitegura kuvuga ati ngiye rwa rugendo. Ntabwo babyumva ntabwo bazi ibyo bihombo. Donc akwiba 2 hanyuma rero saa 6 utamugaburiye nyuma ya saa 6 ntakora abasinzira abahondo none uvuga ngo wa mukozi ugenda basabira aza ku kazi agatakazi iya mbere niya nyuma ajya gutaha none giye tamugaburiye aya nyuma ya saa 6 akayahombya umukoreye agasare iyo sare Minister Jimmy avuga akagiraho arara ukanamugaburira yego umusaruro wa mubyaza wakuba 2 yego ntago babyumva. Aravuga ngo yakoze purango yikoze igishushanyo mbonera ku karere bamwemereye Minicom yamwemereye ariko nta muntu umubaza ngo bazabahe ngo bazarya he bazivuriza he. Hagombye kubamo akaresitora akainfirmori n'agahome. Noneho utagashoboye birakomeye cyane ntago bikomeye. Sare oya urashora miliyari 5 mu ruganda kugira ngo wubake home byagutwara wenda miliyoni 100 bikakura niziki na karestora kagabura gahunga n'udushyimbo. Utabishaka akaba ari ugenda ariko niburuka kuvuga utabakuzi ndabafite. Aho bisaba rero ko abantu bibigo binini bagomba gutekereza aho hantu kuko biravuna nako n'ukwihombya gutekereza kuva ufite abakozi utazi uko aho bataha utazi uko babaho. Niba umukozi wawe saa 6 ajya kugarama mu kanyatsi akajya mu rusengero atabishakaga kubera ko adafite ayo kurya ntaho wamwabonesheje ntaki n'ibihombo none yaza ukagira ngo ari gukora kumbe arimo arasinzira. Niba ari mu mafaranga bamuha ya 2 akagaruza 5 yakagaruza ya 5 n'iy'igihumbi bakamuha ya 2 kugaruza gatanga ya 5 n'iy'igihumbi yatangiye kuguhomba kubera iki arimo arahondobera. Yes. Ndumva wandeko. Yes. Reka tubashimire cyane rero mureke tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha.